Yesu ashimwe cyane bene data, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mbifuriza umunsi mwiza. Iyi ni inyigisho yo ku munsi wa 13 w'amasengesho. Dukomeje kuba imbere y'Imana, twabonye byinshi mu bijyanye n'uko isezerano rya kera ryihishemo byinshi cyane bigaragaza ko Imana yari ifite umugambi wo gukiza abantu kuva kera, ko umwami Yesu yabaye umuntu, atari ibintu bitunguye Imana, ahubwo ari umushinga umaze igihe kirekire cyane. Kuva mu itangiriro Imana yari yateguye ko umwami Yesu azacungura abantu. Reka rero twongere dusenge Imana, turebe noneho ese bigeze ku gihe neza neza cyo gucungura abantu hakurikiyeho iki. Imana nyir'ijuru n'isi ikomeje kubana natwe, kandi ibafashe mwese bakomeje kudukurikira mu izina rya Yesu. Muri kumwe na Evangeliste Kabenga nk'uko bisanzwe. Reka dusenge Imana. Uri Imana yo kwizerwa, dukomeje kuba imbere twizeye tudashidikanya ko uzaturengera. Umugisha abantu bose bakomeje kudukurikira, ijambo rya tugiye gusangira ry'umumaro, ibyifuzo dusengera ube igisubizo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Turasoma igice 11, igice 11 cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Turasoma inkuru za Yohana umubatiza. Imana yacu itugire neza cyane. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice 11, turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, umurongo wa 7 turasoreza ku murongo wa 15. Haranditse ngo abo bakigenda, Yesu atangira kuvugana n'abantu ibya Yohana ati, mwagiye mu butayu kureba iki? Urubingo ruhungabanywa n'umuyaga? Ariko mwagiye kureba iki? Umuntu wambaye imyenda yorohereye? Erega abambaye yorohereye baba mu ngo z'abami. Ariko mwajyanywe n'iki? Kureba umuhanuzi? Ni koko, kandi ndababwira yuko aruta umuhanuzi cyane. Uwo niwe wandikiwe ngo, dore ndenda gutuma integuza yanjye imbere yawe, izakubanziriza igutunganiriza inzira. Ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana umubatiza, ariko umuto mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Kuko abahanuzi bose n'amategeko byahanuye kugeza igihe cya Yohana. Kandi niba mushaka kubyemera, niwe Eliya wahanuwe ko azaza. Ufite amatwi yumva niyumve. Imana yacu itugire neza cyane. Aha ngaha Yesu yari amaze kwakira intumwa zari zivuye kuri Yohana umubatiza, zimaze kumutekerereza ikibazo cya Yohana umubatiza kivuga ati, ese ni wowe cyangwa dutegereze undi? Uburoko bwari buriye Yohana umubatiza, aravuga ati, ariko kubanza ahari. Nubwo yari yarabonye ibitangaza, yaramurikiwe n'umucyo, yarabonye inuma ihagarara ku bitugu bya Yesu ubwo yamubatizaga, yarabwiye abantu ati, dore intama w'Imana, ati, dore ukiza ibyaha by'abantu. Abitwa ba Filipo na ba Natanayeli bari abigishwa ba Yohana umubatiza, bagakurikira Yesu kubera ubuhamya bwa Yohana umubatiza. Ariko igihe kibi cyarageze, umutima utangira gutekereza kuri Yesu, kwibaza, gushidikanya. Atumaho rero aravuga ati, genda umbarize, umumbarize ko numva hari ukuntu byagombye kugenda, nkaba mbona ntinze mu buroko, ibi bintu bimeze biti. Imana yacu tugirire neza cyane. Nuko rero baraza aramubaza ati, se Yohana umubatiza aradutumye, ati, se ni wowe cyangwa dutegereze undi? Yesu arababwira ati, muri uwo mwanya ngo akiza benshi, ngo ariko ngo abatumaho aravuga ati, nimugende mumubwire ibintu mumaze kubona. Ibirema biragenda, impumyi zirahumuka, abatumva barimo barumva. Mbese arondorera Yohana umubatiza ya mirimo yose yahaminyaga, avuga ati, sinkwiriye no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Amurondorera ibintu byose birimo gukoreka, amwongeraho akajambo kari hariya ku murongo wa 6 w'igice 11 twasomye ngo, kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Nuko abo rero basubirana ubutumwa kwa Yohana umubatiza, aho yari ari mu nzu y'imbohe. Igihe cye cyari kimaze kurangira, kandi Yesu yari arimo ajya gutangira noneho nawe igihe cye. Nuko niko kubaza rero abantu bari arababwira ati, harya mujya mu butayu mwari mugiye kureba nde? Mwari mugiye kureba iki? Mwari mugiye gushaka iki? Mwari mugiye kureba umuntu wiyubashye
wambaye imyenda yorohereye, mwari mugiye kureba iki mu butayu? Ashaka kubahishurira mu by'ukuri ko bajya mu butayu kureba Yohana Umubatiza bari bafite icyizere ijana ku ijana ko Yohana Umubatiza ari umuntu ukomeye urimo imbaraga z'Imana, ufite amavuta y'Imana, bari bakwiye kureba. Ndetse aranababwira, araberurira arababwira ati ndababwiza ukuri ko Yohana Umubatiza ndetse aruta n'abahanuzi. Ntabwo mwagiye kureba umuhanuzi gusa, ahubwo umuntu mwagiye kureba aruta n'abahanuzi. Nuko arangije arababwira ati rero cyakora icyo mbabwira gikomeye, buriya amategeko n'ibyahanuwe byose n'ibyanditswe bindi byari ukugeza ku gihe cya Yohana Umubatiza. Mu yandi magambo, Yohana Umubatiza niwe wapfundikiye ibyateguraga gucungurwa kw'abatuye isi ndetse n'Abisiraheli muri rusange. Mu yandi magambo, Yohana aje gutegura neza bya hafi inzira ya Kristo. Ni nk'aho yakababwira ati ubu ngubu paje y'ibyahanuwe n'ibyanditswe mu mategeko ndetse n'ibyanditswe mu bitabo bya Zaburi n'ibindi irimo irasoreza irafungira neza neza kuri Yohana Umubatiza. Kandi Yohana Umubatiza ibyo yakoze n'ibyo yavuze byose byari ugutegura ko mpagera. Mushaka rero no kubimenya ko hari igihamya ni we Eliya wavuzwe nk'uko twabibonye ko marayika yabwiye Zakariya ati azakorera mu mbaraga n'ububasha n'ubutware bya Eliya. Imana yacu tugirire neza cyane. Iyi Mana tuba imbere, dukorera, dusenga ku manywa na nijoro, tuyinginga, tuyihendahenda, ni Imana igira gahunda. Yarateganije ko mu gihe cya Yesu hazaza Yohana Umubatiza mu rwego rwo gutegurira inzira Kristo Yesu. Natwe muri iyi minsi murabizi ko twitegura umunsi mukuru wa Noheli. Izi nyigisho n'aya masengesho biri kudutegura kwinjira mu munsi mukuru wa Noheli dufite ibihe byiza, tumeze nk'abantu bateguye neza, kuko birakwiye ko dutunganya natwe inzira. Kuko Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ati niwe wavugiyeho rya jambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ngo nimutunganye inzira za Nyagasani. Mu yandi magambo, nimutunganyirize umwami inzira anyuramo, cyangwa se nimutegure imitima kugira ngo Yesu abone aho yinjira. Natwe rero turi gutegura imitima, nyamara ntabwo turi gutegura imitima nk'aho Yesu azaza ejo bundi kuri 25, cyangwa se nk'aho Yesu yavutse kuri 25, ahubwo turi gutegura imitima nk'aho buri munsi Yesu aba ashaka aho akwira mu mitima yacu. Imana itugirire neza cyane. Abantu benshi cyane ntabwo bajya batekereza ko buri munsi Yesu aba ashaka aho atura mu mitima yabo. Uko turushaho gutinda gukingura imitima ngo Yesu yinjire muri twe, niko umwanzi arushaho kudukoresha atitaye aho duturuka. Abantu benshi batita ko Yesu aba ashaka gutura mu mitima yabo bava mu nsengero ariko ntibahinduke, bakajya mu buzima bwo hanze, bakagumya bakibera nk'uko bari bameze n'ubundi batarinjira mu rusengero. Hari n'abantu batinyuka bakaberura bakababwira ati rega, nimushaka kujya mu rusengero ntimukirirwe mujyayo, mujye mwigumanira natwe twinywere, twihagire, twikorere ibintu byose dushaka, kuko mujya mu rusengero n'ubundi mukagaruka ntacyo muhindutseho. Nta kindi kibitera, biterwa n'uko abantu baba batakinguye imitima kugira ngo Yesu yinjire mu mitima yabo. Twe rero muri ibi bihe byo gusenga, turi gusenga twinginga Imana kugira ngo yinjire mu mitima yacu, kugira ngo imitima yacu itunganywe cyangwa se yezwe, Kristo abone ahanyura. Mbonereho kuvuga ubu buhanuzi, Uwiteka yatumenyesheje ko dukwiye gusengera cyane umwaka wa 2022 cyane. Ndabinginga abanyumva kugira ngo umuntu wese ategure 2022 asenga. Usenga Imana kugira ngo Imana izabane nawe mu mwaka wa 2022. Ikindi ni ukwiyeza ku gato no ku kanini. Ubwo ni ubutumwa bwa kabiri. Kandi numva ari ubutumwa butabwirwa abantu dusengana gusa. Impamvu mbabwiye ni uko numvise ari ubutumwa bukwiye isi yose. Imana nyir'ijuru n'isi irashaka ko abantu bezwa ku gato no ku kanini. Imana ibaha umugisha. Iyi nyigisho, ibi tumaze gusoma, bivuga ngo ufite amatwi yumva niyumve. Ese Yesu abibwira abigishwa be yashakaga ko bamenya yuko Yohana Umubatiza yarangije imirimo ye, kandi ko uwo yateguraga bari kumwe bicaranye. Avuga ati nyaboneka namufite amatwi nimwumve ko burya ari jyewe Kristo, ari jyewe Mesiya, ari jyewe Mucunguzi. Uyu munsi rero nanjye ndavuga ngo ufite amatwi niyumve ko Yesu ashaka ko dutegura imitima yacu kugira ngo ayituremo. Abenshi turacyari batoya, abandi bamaze kuba bakuru,
ariko uko ungana kose ugira imyaka myinshi isazi y'ubukure cyangwa se ugire mike, icyo Yesu ashaka ni uko umuha umutima akabona ahantu atura. Kimwe mu bintu bikomeye cyane bibabaje ni uko Yesu aza mu isi atigeze yakirwa neza n'abari batuye mu isi, kandi n'ubu ngubu ni uko ijambo rye, ubutumwa bwiza, ubutumwa bw'amahoro, ubutumwa bw'imbabazi, ubutumwa bwo kubabarira, ubutumwa bwo gusaba imbabazi, ubutumwa bwo kwicisha bugufi, ubutumwa bwo gukundana, ubutumwa bwo gukunda abanzi bacu, ubutumwa bwo kwicisha bugufi ntabwo bwakirwa neza, kuko abantu bafite ibintu byinshi bararikiye. Abantu baba bashaka gukira vuba, abantu baba bashaka gukomera. Noneho umuntu ntashake gukomera mu nzira nziza, agashaka kuzamukira ku bitugu by'abandi, akabanza kwangiza izina ryawe, kukuvuga nabi, kuguharabika kugira ngo akuzamukireho, mbese agashaka kukwangiriza umumaro. Muri iyi minsi turimo turasenga, dufite ibyifuzo byinshi dusengera, dufite urutonde rw'ibyifuzo dusengera. Hari abo dusengera mu kazi, hari abo dusengera kugira ngo Imana ibahe urubyaro, hari abo dusengera kugira ngo Imana ibagirire neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko turimo turaninginga Imana kugira ngo izane ubutabera. Kuri uyu munsi izane ubutabera mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bashaka kuzamukira ku bandi, umuntu aho kugira ngo akore cyane atunganye ibyo agomba gutunganya, ahubwo akavuga cyane, akavuga ububi bw'uwo bakorana, agahimba ibihari n'ibidahari. Imana yacu itugire neza cyane. Birasaba ko Imana itanga ubwenge no mu bakoresha kugira ngo bagire ubushishozi, be kujya bafata ibyemezo bahubutse, kubera yuko abantu barimo barahimbira abandi, baratanga ubuhamya bupfuye. Imana yacu itugirire neza cyane. Hari abantu bazi ko bazatambutswa n'ururimi rwabo, hari n'abandi bazi ko bazatambutswa n'imirimo bakora. Imana yacu itugirire neza, Imana yacu idufashe. Turi kwigisha kugira ngo abantu bategure inzira, bategure imitima. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Mwene data, muvandimwe unyumvise uyu munsi, ndagira ngo nkugire inama, utegure umutima, utegure ejo hazaza usenga, utegure umutima, kuko Kristo arashaka kuwinjiramo, arashaka kuwukoreramo, arashaka kubana nawe muri 2022, arashaka kubana nawe wejejwe, arashaka gukorana nawe. Imana yacu itugire neza cyane, kandi Imana yacu idufashe, tube hafi kubw'ubuntu bwayo. Uyu munsi rero turasenga twinginga Uwiteka kugira ngo abe mu ruhande rwacu. N'umunsi wa gatandatu turasengera abahanuzi, abakozi b'Imana, abantu bavugirwamo n'Imana. Turabasengera kugira ngo Uwiteka abarinde gukoreshwa n'amarangamutima. Ejo bundi twabonye yuko mu Gutegeka kwa kabiri ibice 18 umurongo wa 20, ko umuhanuzi uzavuga ikintu akihangiye azabibazwa, nako atazabibazwa gusa ahubwo no gupfa azapfa. Umuntu uzavuga ikintu akibwirijwe n'izindi mana akabyitirira Uwiteka. Ibyo twarabibonye. Turasengera abahanuzi, abantu bose bakorera Imana, haba mu matorero, haba hirya no hino, haba aho abantu batuye. Umuntu wese witwa umuhanuzi, witwa umukozi w'Imana, Uwiteka abagirire neza. Aho ni mu ruhande rw'itorero, naho mu ruhande rw'igihugu turasenga kugira ngo Imana iturinde umwuka wa gatanya, ibintu byo gutanya abantu, ingo zisenyuka. Ibyo byose Imana ibidutsindire mu izina rya Yesu Kristo. Hari ingo zirimo zisenywa n'abahanuzi ubwabo, hari ingo zirimo zisenywa n'abanyamagambo. Abahanuzi b'ibinyoma bari gusenya ingo nyinshi muri iki gihe. Ugasanga umuntu w'umugabo baramubwira ati uyu mugore si uwawe, kandi babyaranye 4, nawe ntajishoze, gusa ngo kubera ko yaraye ngo atamuhanagura inkweto cyangwa se atamufuriye amasogisi. Ibyo byonyine gusa bigatuma arakara, akavuga ati n'ubundi barambwiye ko utari uwanjye. Ugasanga urugo rugiye gusenyuka ruzize gusa ibintu byo kudatekereza cyane no kwemera ikivuzwe cyose. Imana itugirire neza, idufashe, iduhe kuba maso no kwirinda. Turasengera kandi abantu bose bakodesha. Imana nyir'ijuru n'isi itanga umugisha, itanga imikorere, itange n'ubwenge kugira ngo tubashe gusohoka mu bukode. Birasaba ko Imana iduha n'ubwenge bwo kumenya gukora, kumenya gutekereza, kumenya icyo umuntu akwiye gukora n'icyo umuntu akwiye kureka. Imana yacu itugirire neza cyane. Ntabwo ari ibyo gusa, mu masengesho y'uyu munsi turanasengera n'abarwayi, kandi abarwayi turasengera abarwayi muri ibi bihe bahungabanyijwe n'ibihe. Hari abahungabanijwe n'ibihe, hari abafite ihungabana rya kera, hari abafite ihungabana rimaze imyaka myinshi, hari abahungabanijwe n'ihohoterwa. Ni byinshi bivangavanze. Ihungabana nabwo ni uburwayi bwo gusengera kugira ngo Imana igirire abantu bayo neza. Imana ibahe umugisha. Murakoze gukurikira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi riravuga ngo mutunganirize Uwiteka inzira kugira ngo Uwiteka abone ahanyura aza dusanga. Niba turimo dusenga, Imana ikaba ije kudutabara, tunganya inzira Uwiteka azakunyuramo agutabara.
nibyo koko urashaka urubyaro, ariko tunganya inzira Imana iza kunyuramo. Hari ibyo usabwa gutunganya, hari amategeko n'amabwiriza, hari imihango. Twabonye ko Zekariya ngo yagenderaga mu mategeko n'imihango by'Umwami Imana, ngo ari inyangamugayo haba mu maso y'Imana haba no mu maso y'abantu. Natwe rero dukwiye gutunganya inzira Umwami Yesu anyuramo. Imana yacu itugirire neza cyane. Dukomeje kubifuriza ibihe byiza muri Noheli. Umunsi wa 14 tuzaba dushoje ibyumweru bibiri, tuzaba turimo twinginga Imana kugira ngo Imana izabane natwe umwaka utaha 2022. Ariko kuri uyu munsi reka twinginge Imana ku bw'igihugu cyacu, kugira ngo Imana yacu iturinde zigatanya, izi divorce zuzuyemo. Dusengere abakozi b'Imana, dusengere abarwayi ihungabana, dusengere ndetse n'abakodesha. Uwiteka abagirire neza. Twakira ibyifuzo bitandukanye, ibyifuzo by'abantu mu madeni amereye nabi, za cyamunara, ariko muhumure, Uwiteka yatanze ihumure. Abakomeje gusenga muhumure, Imana yatanze ihumure, uburyo bwo kwishyura n'uburyo bw'imikorere. Ngira ngo Imana irimo iragenda ibuzana gahoro gahoro. Reka dusenge twinginga Imana ibane natwe n'uyu munsi ndetse n'ejo bundi n'iminsi yose isigaye gusenga. Uwiteka abagirire neza mu izina rya Yesu, amen. Mana yacu, uhabwe icyubahiro kubw'ubuntu bwawe no kubw'urukundo rwawe, kubw'uyu mwanya wo kuba imbere yawe waduhaye. Ishimwe n'icyubahiro n'ibibi byawe. Turakwinginga kugira ngo ubwo waje kandi abatubanjirije bakabihishurirwa, bakabimenya, bakakira agakiza, bagakizwa, bakigisha, natwe tukaba twarakumenye, uduhe imitima yitegura. Abatubanjirije bamwe barabimenye, baritegura, barakwakira. Ba Yohana barakwakira, ba Petero barakwakira, bavuga ubutumwa bwiza. Intumwa zirakwakira, zivuga ubutumwa bwiza, ukorana nazo imirimo n'ibitangaza. Natwe twumvise ubutumwa bwiza tububwirijwe n'abatubanjirije. Turakwinginze kugira ngo ukuboko kwawe kwiza kw'iburyo kubane natwe, ukorane natwe imirimo n'ibitangaza. Uduhe gutegura imitima yacu kugira ngo winjiremo. Turi mu minsi mikuru, turi kwibuka ko waje ufite umubiri. Mwami, turakwinginze kugira ngo imitima yacu ibe iteguye kuko ushaka kuyituramo, atari muri iyi minsi mikuru gusa, ahubwo iminsi yose ushaka gutura muri twe, ushaka kuba muri twe. Turasenze kugira ngo ukingure imitima myinshi, ukingure imitima y'abagabo barimo bakubita abagore, ukingure imitima y'abagabo barimo basenya ingo, barimo badivorusa, barimo batandukana. Ejo bundi twari mu birori twishimiye, umwe abwira undi ati tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse, ariko ubu ngubu umwe arahigira undi kumubaga cyangwa se kumugirira nabi, bakumva ko icyoroshye ari ugutandukana. Mwami, ndakwinginze kugira ngo ugire icyo ukora kuri izi gatanya zivuza ubuhuha. Ndakwinginze Uwiteka kugira ngo ube umurengezi n'umutabazi. Turasenga kandi kugira ngo utabare ingo zirimo zisenywa n'uko babuze urubyaro, za gatanya zikazanwa n'icyo kibazo. Icyo nacyo twarasenze ngo ugire icyo ugikoraho, uhe ababyeyi guheka kandi baheka abana b'abatware babo. Ndakwinginze ngo twumve ibyo nabyo bikore ku murava wawe. Abari kugira neza bitwa abakozi b'abahanuzi, abakozi bawe barinde kuvuga ibintu bijyanye n'amarangamutima yabo cyangwa se kwitirira izindi mana bakabyitira izina ryawe, kuko birimo urupfu. Mwami, ndasenze ko ibyo bintu ni bibi cyane, bimaze gusenya ingo zitari nke. Ndasenze kugira ngo ugirire neza abantu abitirirwa izina ryawe, ubabere umurengezi n'umutabazi. Abakozi bawe uturengere, udufashe, uduhe kwera imbuto z'umurimo, ibyo tuvuga bihwane n'ibyo dukora, ubuzima bwacu buse n'ubutumwa bwiza. Ndakwinginze kugira ngo udufashe. Niko nkomeza kukwinginga kugira ngo ube hafi yacu, ube hafi y'abafite ibibazo bitandukanye. Twakira abafite ibibazo by'ubukode, badafite aho baba. Mwami, abo kubaka byananiye, uduhe ubwenge, utanga imbaraga, nk'abantu amahitamo meza mu izina rya Yesu Kristo. Uremere abantu icyerekezo, utanga akazi, utanga imikorere, abantu basohoke mu bukode. Ubuzima bwo gukodesha burarambiranye. Dusengeye abantu bose bakodesha kugira ngo bagirire neza mu izina rya Yesu Kristo, kandi icyubahiro cyose kibi cyawe. Umva gusenga rero, dusengere imbere y'amaso yawe tukwinginga kubw'abarwayi barwaye ihungabana, abahungabanijwe n'aho bashatse, abahungabanijwe n'ibibazo byababayeho, abahungabanijwe n'intambara za kera, abahungabanijwe n'ibihe, abahungabanijwe na Jenoside yakorewe Abatutsi. Ihungabana ry'uburyo bwose, abahungabanywa n'ihohoterwa ryo mu ngo, abahungabanwa n'ihohoterwa rikorerwa ku gitsina. Nyagasani Mana, ni wowe uzi ubwoko bwose bw'ihungabana abantu bahungabanye. Ni uburwayi bumeze nabi muri bihe, ariko turakwinginze abahungabanijwe n'ubukene, Mana ni wowe mutabazi. Tanga ibyiringiro, abantu imitima yongere isubire mu gitereko. Ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bane natwe. Tugushimiye ko twumvise, tugushimiye ko ugiye kudufasha gutegura imitima yacu. Icyubahiro cyose kibi cyawe uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu, amen.
Imana ibahe umugisha mwese abakunze kubana natwe muri ibi byo gusenga, tuzakomeza kubana ndetse n'indi minsi yose. Kora subscribe cyangwa se sabone kugira ngo igihe cyose twapulodinze inyigisho y'umunsi uyakire mu izina rya Yesu, amen. Dukomeje runo rugendo rwo kwitegura Noheli, dusoma ijambo ry'Imana, dukuramo ibyo kutwubaka, dusengera ibyifuzo bitandukanye. Iki cyumweru tugiye kwinjiramo, ibi bihe tugiye kwinjiramo, biraba ari ibihe byo gusengera umwaka 2022, kandi nabwo tuzakomeza kuganira amagambo y'Imana. Imana ibahe umugisha mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Niba bigufashije bikubatse, ubishyikirize n'abandi nabo babyumve kugira ngo bibubake. Niba ufite igitekerezo ushaka kutugezaho cyangwa icyifuzo cyangwa inkunga, ushobora kugeza kuri 0788455184. Imana ibahe umugisha. Yari Evangeliste Bernard Kabenga.